ariko umuntu wese wumva ko intwaro afite ari media yo gusenyesha abandi ntabwo tuzigera tukorohera. Iyo ntwaro ufite natwe turayifite, ntabwo tuzigera tukorohera. Ntabwo media ari iyo gusenya abantu. Media ni iyo kubaka, ni iyo guhuza abantu, ni iyo gutanga amakuru, ntabwo ari iyo gusenya abantu. So iyo bigeze muri ibi bintu byo kwinjira mu miryango y'abantu, ntabwo mfata side, mfata ni ya victime, c'est tout. Kugeza aya masaha iyi nkunda bashaka kubitisha Bruce Melody, Bruce Melody ni victime. Niba hari ibyo yakoze bidakwiye, Bruce Melody ni umunyarwanda nk'abandi, Bruce Melody ntabwo ari hejuru y'amategeko nk'abandi, mumushyane mu mategeko, muvane muri media no kuza guhindanya izina rye ngo kavo kamwe. Urukumva? Ntabwo ari we wenyine. So ibyo ngibyo reka mbiveho. Hano nakoze space ejo bundi. Nkora space. Abantu bita KTN Rwanda, niba ari KTN Rwanda. KTN Rwanda mwumvishe ukuntu byageze, nakoze space hano. Ariko abantu bampaye amakuru atariyo. Ndashaka gukora space iza tugasubira muri ibi bintu. Baraje ariko niba ari abantu nabonye kugira ngo tuzageraho dutere imbere, abanyafurika tuzatera imbere bigoye. My friend, abadiaspora barahanga nimwe mubizi cyane. Ubundi iyo ushaka iyo winjiye muri mall ugiye kugura inkweto, winjira ahantu ugiye kugura inkweto ugasanga hari amaduka nka 20 10 akurikiranye bose bacuruza inkweto, ku buryo usanga iyo area ari iy'inkweto kandi bose bagacuruza, ku buryo n'umuntu ushaka gucuruza inkweto agenda akajya gushaka umuryango ahandi hari inkweto, ahandi bacuruza inkweto, akabegera kugira ngo bacuruzanye, abakiriya babasangire. Ariko twe wari uzi ko umuntu uje gucuruza iruhande rwawe urebye n'abanamuroga, ntidushaka umuntu ukora ibintu nk'ibyacu. Iyo ni ndavuga ko ni cheap mindset n'ubujiji bukabije. So KTN Rwanda baraje ejo bundi batanishinga izina rya Marshal. Ibi bintu naje gutungurwa sanze iyi Marshal Reset iyi ngiyi yatangiye mbere gukora mbere yabo, yafunguye imiryango 2011 igatangira gukora byemewe n'amategeko 2014, muri imyaka ishize irenga 10. Ejo bundi baraje nabo bita abakomisiyoneri. Nakubiswe n'inkuba menye ukuri. Ariko Godfather ntabwo ngewe sinjya ngira imboga mu menyo. Ndashaka tuzakora space byose tubivimuzi, hanyuma KTN nk'uko ejo twaje tukabavanaho icyashya ko nta hantu muhuriye n'ikibazo cyahawe Yago, mwabikoresheje mu nyungu zanyu, muraza mufata Marshal murayihindanya, mubita abakomisiyoneri kandi ari kampani imaze imyaka n'imyaka ikora. Barafunguye mbere yanyu, baratangiye gukora mbere yanyu. Ibi ngibi turabikora ko muri space nzakora kuwa mbere. Biratangaje. Godfather ntabwo pastor tumeze nk'inda y'amatimba. So rero ikibazo cy'uyu mugabo Bruce Melody itaha iwacu ntabwo ari ikibazo cyo kureba ngo tukirebe gutya ngo hanyuma ngo nze ngo ahangaha ngo urumva oya. Ni ukuri birababaje, nange mushyire mu gaciro nk'abantu bakuru, mumbwire ibintu bikwiye. Bruce Melody ari kubaka izina. Akazi Bruce Melody akora niko n'abandi bose bakora, gashingiye ku cyizere no gukundwa n'abantu no kugira imico mizima. So hari ibyo tutavugiye ahangaha, ariko niba ngombwa ko tunabivuga nabyo tuzavuga. Ntabwo bikwiye. Melody niba yarakoze ibisa n'ibibi, ibigize ibyaha, azahamagarwa n'ubutabera, bagende baburane, natsindwa biryozwe, natsinda nabwo asabe impozamarira cyangwa atahe. Ariko gufata iki kintu mukakigira ikibaro kimukubita, njyewe akasamutwe ndabyamaganye. Ntabwo bikwiye. Ibi bintu nta hantu byaba bitandukanye nk'ihungetwa ryakorerwaga Ben, nk'ihungetwa ryakorerwaga Meddy n'abandi. Ntabwo bikwiye. Twari tuzi ko abantu bakoreshaga itangazamakuru barikoresha nabi, ari cya kigabo kitagira indangagaciro cyagihomora, kimwe bita ntuza ninde harya, iki ngiki ni cyande, iki ngiki kivuga kiri gushya mu nda.
kigera kirajya gushinyagurira abantu bagize ibyago n'ibirebire, ariko tuzabigarukaho muri iyi minsi dufite, hagiye kwaka umuriro muri showbiz, hagiye kwaka umuriro uteye ubwoba, muzabireba, kuko ibintu byo kwinjira mu miryango y'abantu, abantu bakajya gushinyagurira abandi n'ibirebire n'ibindi. Ntabwo media ari inkoni yo gukubitisha abo mutabyumva kimwe, no, ariko niba ariko mubishaka, ubwo ngubwo nyine namwe mwitegure izabakubita. So Noble, Nobrena urahari? Ndahari mani, ndahari kabisa. Yes. So abantu rero batabakubaye gusa, abantu bakomeje gusaba ijambo, kandi ntekereza ko ibintu tumaze kwivuga ibintu byinshi, kanze n'ibitekerezo bya sakabutindi. Pazo tu Eh, ndahari igitekerezo cyawe. kabisa, nanjye nk'uko nakomeje kubikurikira. Media ntago ari inkoni, ntago ari platform yo gukoresha dusubiza abandi hasi, ahubwo mbona ari bwo buryo bwiza umuntu yakoresha bwo gutanga ibitekerezo byubaka. Uyu mukobwa uri kuza ashaka gukubita Bruce Melody hasi, njye mbona ari nk'umuntu uri gukoreshwa n'abandi, kandi anytime byakica izina ry'umuntu, byica izina ry'umuntu, ibyo yagezeho. Bruce Melody ni umuntu nawe yakosa nk'uko abandi bose bakosa. Beta nuko iki kibazo cyajya mu mategeko kurusha uko babizana kuri iyi mihanda. Iyi mihanda ntabwo ari yo gusenyeraho abantu. Ejo birava kuri Bruce Melody, ejo twabona nawe Godfather bagushyizeho kesi, gidono Inde ngiyewe ejo bundi akaba uzabaze sha, ngiyewe ndikirenge cya rugazo kidatoborwa ni bashyizeho nkeya se, ni igiki bataranyita bazanyita se, wowe icyo banyise, banyise umurozi, wacitse banyise byinshi. umutinganyi, banyise umujura, banyise indaya, banyise interahamwe, banyise igisambo, banyise nta kintu bataranyita. Ni igiki Ya, mwanyita nubwo Melody wenda atari kuri iyi Melody, reka nze space. nkubwire ahabe usanga ntabyagiye. So ikintu ndi kuvuga kimwe, ntabwo Melody ari we mugabo wenyine mu gihugu waryohewe n'igitsina kibagira gushyiraho gapote, urumva, nibura mwana ari we. Ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba inkoni yo kujya bamukubitisha buri munota, erega kugeza amasaha. Kabisa ririya ni ikosa umuntu wese yakora. Ntabwo iki kibazo kikizamuka bagafata nyirabutisiga. Uzi iyo Diane yabikoraga gutya abana n'uwo mwana sha ataramujugunye. So rero twumvikana ikintu kimwe, wenda hari n'ukuntu yamwitayeho. Hamwitaho se kabutinda zini y'umwana aba. So nukuvuga ngo, kandi reka tugaruke umunsi, reka nkubwire ikintu kibaje kurusha n'ibindi, ni ukuntu uyu mukobwa kimeze na kano gakobwa kameze nk'akarobo, baraza bakavuga ati kora ibi, wasanga watamuhaye n'amafaranga agera ku madolari 20 kugira ngo aze uyu nguyu aragiye Buganda, ageze Buganda aracanganyikirwa, kandi bose nta n'umusiramu y'Abaganda n'akasamutwe. So ibi bintu ni ukuri, ntabwo ari ibintu byo ngena. Iyo bigeze kuri iki kintu, aho mbona ntabwo mushobora gufata umuntu mu muhohotere. Kinyusi sinumvikana, nagira amabe nk'ibibazo nk'ibya nawe bizuru, ariko ahangaha arimo kumuhungeta ngeta mwavuze ko atari abazi imisi adasohoye indirimbo, yasohoye indirimbo, mwaje mukamukubitisha ko bibye indirimbo ya Fudeto, ntibihagije. Ubu mu muzika akora mwabuze ikintu mumukubitisha ku buryo mujya mu muryango we kuzana. Turi kuvuga kuri uriya mwana, ariko reka tugaruke kuri ntuza, tugaruke kuri famiye. Itaye afite famiye, ntabwo mureba n'ingaruka bishobora kugira insekirite bishobora gushyira ku bana cyangwa kuri famiye ye. Kubera iki mwumva ko icyo mugomba kugira mwihangana n'ibyo mutumvikana mushobora kujya muri famiye, niyo twaronse ibere rimwe, ntabwo kandi mute your nonsense Mike way ex users. Funga mic yawe, muting. Thank you, ndaza guha ijambo se nko iki kiganza. So Noble, nk'umuntu uri muri uyu muziki, utekereza ko ibintu nk'ibi ngibi, statement nk'izi ngizi, nkawe nk'umuntu ufite abahanzi managinga, iki kintu ntabwo gifite ikintu cyangiriza ku izina ry'umuntu? Niba kwitabaje nka manager, utekereza ko ibintu bikwiye?
wumva kome wangari. So aha, ninde wundi waje mpita baha ijambo n'abacika. Kesi urahari? Kesi 02 we Safari Kevin manuka, I have no time for wasting. Aha Mudidi urahari n'amakanzu magufi, dore nuko ngo mugira ngo abagabo kanzu butabakwiye bakabatera amada. Urahari? ngenda hari man. Igitekerezo cyawe. Uri umutinganyi se ko ne wambaye ikanzu? Oya ntabwo ndi umutinganyi, nuko hariho umugore. Ni wahe kuki ufata umwana w'abantu ukamushyira aha ngaho wamusabye uburenganzira? Iyo ngiyo ni sexual harassment. None ko twasezeranye Nakumanuye usezerana nawe ntabwo wingwa ari umudamu wawe. Bingibi iri ni hohotera rishingiye, iyo ni sexual harassment. Uragenda ugafata ifoto y'umukobwa ukaza ugashyiraho. Ni umudamu wawe uwo. Twagiye, niba ari umudamu wawe birumvikana, ariko niba ari umuntu wagiye kudownloadinga ifoto mujye mwubaha igitsina gore. Twagiye X users urahari? Ndahari. Igitekerezo cyawe. Murakoze. Ariko ngewe ukuntu ibintu mbibona, ntabwo uyu mugore ari umuntu wo kuvuga ngo arashaka ngo nk'indezo cyangwa se andi mafaranga nk'umuntu watereranywe, ahubwo umushaka gusebya izina rya Melody mu bundi buryo. Kuko ubundi igitsina gore niyo muntu akwiye kuba yita ku mwana kurusha igitsina gabo tubikora, cyane cyane bibaye nk'umugihe nk'iki ngiki, noneho ari ibintu bitateganyijwe cyangwa bitateguwe. So kuba yarifashaga mu gihugu akasiga umwana, ubundi ibyo ni kosa rikomeye cyane. Ikindi, yaba ari umuntu ushaka kuba yafashwa, yari kwandikira privately Melody akamubwira ati nkeneye ibi n'ibi n'ibi, ntabwo ukwiye kunterana, ibintu byarabaye ariko ugomba kumfasha mu buryo, not kwizana media. So ntekereza ko ibintu byabaye ntabwo aba ngo ni ikintu yitekereje, ko ni ibintu bigaragara ko bimaze igihe kinini. Kuba bigaruye ubu rero hari indi mpamvu runaka ihari, cyane ko buriya umuziki wacu ahantu umaze kugera, ntabwo twakwiye kuba twicara ngo tuvuga ngo umuntu ateye inda, ngo undi atinde mugabo tudakora ntawe. So twakwiye kuba dushyigikira umuziki wacu kuruta uko twazamura amatiku. So abantu bafite nk'imyumvire nyine nk'ingi n'abantu turi kumwe hano rwose twakwiye kubyamaganira kure, ko ntabwo ari ibintu rwose bifatika, ibintu bitanumvikana, ko iyi ni private question, ibintu biri prive. Wakandikira umuntu cyangwa ukamubwira ati bimeze gutya na gutya, mfasha nk'ubu buryo, byakanga hakitwazwa ubuyobozi, not kwizana media. Kuko ibi nyine ntabwo mbibona nk'ibintu biri right, nubwo waba wararenganye ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo ukemure ikibazo. Urakoze cyane. Hano mbere yuko Mudidi, uyu ni umudamu wawe cyangwa ufitanye isano, cyangwa ni umukobwa wapfuye kuzana uza gukoresha ifoto ye mu nyungu zawe bwite? Wakoze kugenda. Mbere yuko mpereza undi muntu ijambo, tunagana no kumusozo, reka manze mbasomere ahangaha mubabare muri bukuntu hano ari buheza nguni mvuga ko ibi bintu ushobora gusangana hano hari abandi bantu babiri inyuma bashaka guhindanya izina ry'uyu musore, nako n'uyu mugabo da, ni umugabo wingwa guze Barabasi, bose bari muri miliyari y'amanyarwanda kubera kudatanga amafaranga y'indezo. So ahangaha aravuga ngo impamvu kubasaba gukemura ikibazo cy'indezo y'umwana itaha iwacu Keza Blessings. Ibi ahangaha ho byonyine, ahangaha ni ikibazo. Iyi baruwa yakabaye yandikwa n'abafite uriya mwana ubu ngubu turi kuvugana, mwakabyaramwe i Bugande, kubana n'Abagande, kureba wambaye amakabutura ku mwana wamujugunye. Iyo ndezo urashaka kujya kuyireresha nde? Ku mwana mu mategeko atari umwana wawe, iyo ndezo urimo kwaka urashaka kuyitwa cyangwa uri kwaka iyahashize. So ahangaha byonyine